Ndabasuhuje mwese inshuti n'abavandimwe mudukurikiye ku Rurembo Rwera TV. Imana ibaho umugisha hamwe natwe twese. Ndabakiriye mu kiganiro ukuri ku byerekeye Imana, aho muri hose mugubwe neza. Njyewe basuhuza Ntihavuga Imana Moyize nk'uko bisanzwe. Ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana ni ikiganiro mugezwaho nanjye umunsi ku munsi. Buri munsi mbagezaho igice kimwe cy'icyo kiganiro. Hanyuma iki kiganiro akaba ari ikiganiro soma mu gitabo n'undi cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Igitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana, niho soma iyi nkuru mbagezaho ndetse y'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Hanyuma rero uyu munsi tugeze ku gice cya 9 nkuko nababwiye. Iki gitabo gifite ibice 34. Ubu tugeze ku gice cya 9, murumva ko tugeze kure, kandi ndizera ko muri kugenda musobanukirwa ukuri ku byo mutari muzi ku Mana, kandi mushobora gukunda Imana. Hanyuma igice cya 9 gifite umutwe ugira uti ese ibyo kwatura ibyaha uzi ibyo ari byo? Ese ibyo kwatura ibyaha uzi ibyo ari byo? Cyangwa se ibyo kwihana ibyaha uzi ibyo ari byo? Icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu umuntu akoze kandi bitemewe ko gikorwa. Hanyuma kandi mbere y'uko habaho icyaha habanza kubaho itegeko, kuko hatabayeho itegeko ntihabaho n'icyaha. Dufate urugero, niba umubyeyi abwiye umwana ati ntugire aho ujya, ugume mu rugo, aho umwana aba ahawe itegeko iyo arirenzeho akagenda aba akoze icyaha. Iyo umubyeyi aje aramuhana, ariko atamubujije kugenda akagenda, umubyeyi ntiyamuhana kuko ataba yamubujije kugenda. Icyaha rero ugikora igihe wishe itegeko runaka. Icyaha ni ikintu umuntu akora kandi atari yemerewe kugikora. Ni gute icyaha cyinjiye mu isi? Ubundi Imana irema umuntu nta cyaha yari afite, nta nubwo yari kuzigera ubundi Imana irema umuntu nta cyaha yari afite, nta nubwo yari kuzigera agikora, ahubwo nta nubwo yari kuzigera ahabwa igihano runaka, kuko nta cyaha yagiraga. Ariko se kuki habayeho icyaha? Nk'uko tumaze kubyiga, mbere y'uko habaho icyaha habanza kubaho itegeko. Nuko rero ubwo Imana yari imaze kurema umuntu yamuhaye itegeko. Imana yaremye umuntu ku buryo Imana yemereye umuntu kurya imbuto zose zari mu isi, ariko iramubwira iti ntuzarye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Yamubwiye ko nakirya azapfa. Iryo ryari itegeko ryari rihawe umuntu. Ariko jyewe ndumva ryari rinoroshye, kuko Imana ikwemereye kurya ibintu byose ikakubuza ikintu kimwe ntibikomeye. None se kuki icyaha cyaje mu isi? Icyo gihe umuntu kubwe ntiyari gutinyuka gukora icyaha, kuko yubahaga Imana. Ahubwo mu ijuru hariho abamarayika bakomeye bari bahagarariye abandi. Ni nk'uko wafata perezida n'abaminisitiri. Rero muri abo bamarayika harimo umwe muri bo wari uhagarariye abaririmbyi. Uwo yabonye ko Imana yeguriye isi yose umuntu, maze igira ishyari, niko gushaka uko yakora amakosa akirukanwa mu ijuru, maze akaza kwigabiza isi. Icyo yakoze rero, yaraje mu isi igihe umuntu yari yibaniye neza n'Imana. Yaraje aramubwira ati nurya ku mbuto Imana yakubujije ntuzapfa. Icyo cyari ikinyoma, kuko amaze kuzirya yarakoze icyaha. Kubw'ibyo yari yishe itegeko, yagombaga guhanwa. Nuko rero yarahanwe, yamburwa umwuka w'ubugingo, arapfa. N'ibindi byinshi yahise yamburwaho uburenganzira, kuko yarakoze icyaha. Nyuma n'abandi bose bakurikiyeho bagiye bakora ibyaha bitandukanye, kugeza n'ubu abantu barananiranye. Gusa ntabwo ari bo babyitera. Wibuke ko hari umumarayika mubi w'umunyambaraga ushuka abantu kutumvira Imana. Uwo ni we Satani. Uko icyaha cyinjiye mu isi, cyinjijwe na Satani washutse umuntu, ariko umuntu nawe abigiramo uruhare, kuko umuntu agira ubwenge bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Iyo uhisemo ikibi uba uhisemo icyaha. Ese ni ngombwa ko abantu bahora batura ibyaha byabo buri munsi? Iyo abantu
ibyo abantu babitekereza kwinshi, ariko umukristo nyawe yirinda gukora icyaha. Ariko iyo mvuze gutyo simbasuzuguye ububasha bwa Adamu wari inshuti y'Imana yarangiza agakora icyaha, ahubwo umukristo nawe ashobora kugwa mu cyaha. Ariko ikiranga umukristo w'ukuri, iyo akoze icyaha ahinda umushyitsi akihutira kwihana, naho utihana aba ari uwa Satani, kuko uhereye kera kose Satani akora ibyaha kandi ntabwo ajya yihana. Ariko uhindishwa umushyitsi n'icyaha akihana, uwo ni uw'Imana, naho yagikora aba acitswe, ariko akihutira kwihana kugira ngo umucamanza atamucira urubanza maze akazahanwa. Gusa icyaha cyose kigira ingaruka zacyo, naho Imana yaba yakikubabariye. Twirinde ibyaha kuko biduteranya n'Imana, kandi nihagira ugwa mu cyaha niyicireho iteka asaba imbabazi, Imana iramubarira, kuko aho guhanwa nahitamo kwihana. Nimugire amahoro y'Imana. Naho iki gice kirangiye, Imana ibarinde. Shalom.